Mu gukurira mu gacyaro kamwe ka Ibadan, Angela yari umwana mwiza kandi umwana ufite ikinyabupfura. Uyu mwana w'umukobwa yari icyizere cy'ahazaza cy'ababyeyi be. Umwana yari yarasezeranyije iwabo ko umunsi umwe ibintu byose azabihindura. Mama w'umubyara yari azwiho kugurisha ibyo kurya bitandukanye ku muhanda. Papa we yakoreraga mu gasoko kari kegereye aho bari batuye. Papa we yadodaga inkweto mu gasoko kari kegeranye n'aho bari batuye. Muri dukeya bari bafite ndetse babashaka kubona, babashije kohereza wa mwana w'umukobwa Angela ku ishuri. Abako ari babiri bizeraga ko nibaha education umwana wabo byibuze azahindura ubuzima bwabo akabakura mu bukene. Ubwo uyu mwana w'umukobwa yemererwaga ishuri akajya kwiga muri university, ababyeyi be barishimye cyane. Yari intambwe ntoya ariko yari intambwe ifite agaciro. Ndetse mama we yafashe n'udufaranga yari yarahishe ahantu, arangije aguramo ikanzu ayigurira umukobwa we kugira ngo abashe kujya ku ishuri asa neza. Nuko uyu mubyeyi arangije afata ya kanzu ayihereza umukobwa we, aramubwira ati mwana wanjye, kuba ugiye ku ishuri biratunejeje cyane, uzibuke aho waturutse. Igihe cyose uzahora urwanira kujya imbere ariko ntuzigere wibagirwa abakuzamuye. Angela ahangaha rero yahise yerekeza muri university, ariko hashize iminsi mike yaje kwisanga mu yindi si. Ahangaha hari abana bigagayo b'abakobwa ndetse n'abahungu bava mu miryango ikize. Aba bana babaga ku ishuri bagenda mu mamodoka meza ndetse bafite n'amatelefone agezweho ndetse bafite n'amafaranga yo guspendinga. Uyu mwana w'umukobwa ubwo yaratangiye kubona aba bana uko babayeho, yatangiye kugira ibitekerezo byinshi cyane muri we. Uyu mwana w'umukobwa yatangiye kwibagiza uwo yari we, ubuzima bwe yarasanzwe abamo, ndetse arangije atangira kwirengagiza umuryango we. Arangije atangira gucreatinga, atangira gushaka inshuti nshyashya, atangira kugendana n'abakobwa baturuka mu miryango y'abakire, bambara neza, bafite amamodoka meza, amatelefone meza, ndetse baba no mu ma apartment ahenze aho ngaho kuri icyo kigo. Angela ahangaha yatangiye kubiyegereza cyane, ariko byari bigoye kubera ko uyu mwana w'umukobwa nta resource yari afite, nta hantu, nta gafaranga yari afite. Yaje kwisanga rero atangiye kujya guza ndetse akanabeshya kugira ngo abashe kubona amafaranga nawe abashe kwirekesha n'aba bana b'abakobwa. Ndetse yari afite ubwoba yuko bashobora kumenya background ye, bakamenya aho aturuka. Nuko umunsi umwe mama we yaje gutekereza kujya gusura umwana we ku ishuri. Uyu mwana w'umukobwa yaramaze igihe avuye mu rugo, ndetse n'igihe cyose mama we yagerageza kumuhamagara, buri gihe cyose yabaga afite excuses. Yaramubwiraga ngo arahuze, akamubwira ngo afite assignment, ntago yabona umwanya wo kuvugana nawe. Ahangaha rero mama we yaje kugira ikibazo. Nk'umubyeyi aravuga ati reka nigendere ngereyo ndebe umwana wanjye uko ameze. Uyu mubyeyi yarakumbuye umwana we mu by'ukuri. Ahangaha mu rugendo akoresheje udufaranga duke yari yabashije gukorera, ndetse arangije afata igikapu ashyiramo apakingamo utwo kurya tw'umukobwa we yari azi ko asanzwe akunda. Nuko ubwo uyu mubyeyi yarageze hano kuri campus, uyu mubyeyi yatangiye kubaririza ese umukobwa we niye hostel abamo. Uyu mubyeyi mu by'ukuri yari afite ibyishimo byinshi, ndetse mu mutima yumvaga afite amatsiko yo kubona umukobwa we n'uburyo ari bumwakire namukubita amaso. Ariko ubwo umukobwa we yamubonaga, yaje gusanga ari ibintu bitandukanye n'ibyo yarimo atekereza. Angela yahise atunguka aho ngaho, ndetse yari ari kumwe n'abakobwa bagenzi be b'abashuti be, bari aho ngaho bari guseka. Uyu mukobwa Angela yatangiye kugira panike. Yari yaramaze kubaka ubundi buzima, ndetse yaramaze kumvisha aba bakobwa bagenzi be ko aturuka mu miryango ikize ndetse aturuka muri famiye ifite ubutunzi. None mama yaratungutse ahangaha yambaye utwenda dushaje, ndetse amuzaniye ibyo kurya, bya byo kurya ry'agakera mu cyaro. Nuko wa mubyeyi akimukubita amaso, arangije aramuhamagara ati Angela. Ahangaha uyu mubyeyi yari akishimye kubera ko yarabashije kuba ari kubona umwana we imbere ye. Nuko uyu mubyeyi arangije atera intambwe agana imbere ye amusanganira, ariko Angela atangira kugira uburakari bwinshi. Nuko umwe muri bagenzi be arangije aramubaza ati ese uriya mugore ninde? Nuko Angela arangije afosinga smile, asa nk'useka ariko ari kubufosinga. Aramubwira ati ni umugore wo mu mujyi mbamo. Nuko mama we akomeza guseka, arangije aramubwira ati Angela, mukobwa wanjye mwiza, nakuzaniye bya byo kurya byawe ukunda,
arangije akora muri ka gakapu akuramo bya byo kurya yari yazaniye umukobwa we. Ahangaha Angela yatangiye kumva uyu mubyeyi yatangiye kumukoza isoni, nuko arangije aramubwira ati ma ntabwo wagombye kubura ahangaha. Ibyo ngibyo yabivuze abivugana n'umujinya mwinshi ndetse n'agasuzuguro, ndetse atambuka asiga aba bagenzi b'inyuma arimo abuza mama we gukomeza kuza abegera. Ahangaha uyu mubyeyi yatangiye kugira amatsiko menshi cyane, atangira kugira amayobera muri we. Arangije aramubaza ati Angela ni ibiki ushaka kuvuga? Njyewe naje kukureba nk'umwana wanjye, hari hashize igihe kinini nakubona. Nuko Angela arangije asubira inyuma yegera bagenzi be bakobwa bahoze bareba buri kimwe cyose aho ngaho uko kiri kugenda. Nuko arangije afata bya byo kurya yari yazaniye umukobwa we, aramubwira ati Angela icyo nashakaga ngiye nuko kureba, naragukumbuye. Nuko Angela arangije aramubwira ati ndakwinginze va ahangaha. Aramubwira ati njye nta mwanya ngufitiye. Nuko umwe mu bashuti b'uyu mukobwa Angela, uyu mwana w'umukobwa yitwaga Bianca, arangije aramubwira ati Angela uyu mubyeyi yavuye mu mujyi aza n'amaguru aje kukureba, ibyo ni ibintu byiza cyane wakagombye kumushimira. Angela arangije araseka ariko kubifosinga, arangije aramubwira ati wibyitaho, buri gihe cyose agaragara atabanje guteguza. Aka kanya uyu mubyeyi yumvise umutima we ujenjaguritse. Mama we yahagaze aho ngaho akanya gatoya, nuko uyu mubyeyi arangije afata twa two kurya yari yazaniye wa mwana w'umukobwa, arangije adutereka hasi. Arangije aramubwira ati ngusigiye ibi byo kurya ahangaha. Arangije aramubwira ati Angela witeho. Nta rindi jambo yongeyeho, uyu mubyeyi yahise akata yisubirira mu rugo. Angela yitegereje mama we ari kuva aho ngaho, yumva akozwe n'ikimwaro ndetse n'isoni, ariko muri ako kanya yahise byirengagiza. Nuko umwe witwa Bianca arangije aramwegera, amaso ye uburyo yamwitegerezaga byagaragara nk'aho uyu mwana w'umukobwa ari kumukeka. Nuko arangije aramubwira ati Angela uriya mugore uvuye ahangaha murasa, mufitanye isano, uravugisha ukuri ko uriya mugore ari umugore wo mu mujyi utuyemo gusa nta kindi kintu umufana? Muri ako kanya umutima wa Angela waramusimbutse, ariko yagerageje kubyirengagiza, agerageje kwijijisha. Muri ako kanya yahise amusubiza yihuse, aramubwira ati nibyo, uriya ni umugore wo mu mujyi mbamo. Abagore nk'abariya bakunda ujya kubona ukabona bakugezeho batanaguteguje. Uriya ni umugore wa twari duturanye kera, wasanga icyari kimuzanye ari ukunsaba amafaranga. Arangije arababaza ati ese murabona nsa n'umuntu waturutse mu muryango ukennye cyangwa se umuryango ufite ibibazo nk'uko mwabonye uriya mugore asa? Arangije arababwira ati tubyibagirwe ibyo bintu. Nuko muri ako kanya ikiganiro bari barimo bahise bagihinduramo kwiganirira ibyerekeranye n'ikirori bari bagombaga kujyamo muri weekend yari igiye gukurikira. Ariko intekerezo z'uyu mukobwa Angela ntabwo zari ziri aho ngaho, ubwe yari amaze kwihakana ndetse no gusebya mama we wamubyaye. Nuko muri uwo mugoroba Angela yicaye mu cyumba cye ari we wenyine, afite bya byo kurya mama we yari yamuzaniye. Wa muhumuro wa bya byo kurya watangiye kumwibutsa ubuzima yagiranye n'umuryango we, uburyo mama we yamukundaga, uburyo mama we yamwitayeho, uburyo mama we ntiyamurwanyeho. Arangije asunika bya byo kurya ku ruhande, atangira kwiyumvisha muri we ko nta kintu na kimwe ibyo yarimo gutekereza bivuze. Arangije muri we atangira kwivugisha ngo nakoze ibyo nakagombye gukora, ntago mama wanjye ashobora gutekereza ubuzima mbayemo ahangaha. Ariko Angela muri we yari afite imwaro ndetse yumvaga yakoze amakosa, ariko pressure yo kugira ngo akomeze agaragare nk'uko yari yarigaragaje muri bagenzi be byatumye emotion yari afite ahangaha ziburizwamo. Ariko ahangaha Angela nawe yari afite ikibazo muri we, yari abizi neza yuko atazashobora gukomeza kubeshya ko afite amafaranga kandi ntayo afite. Ahangaha yari akeneye uburyo agomba gustabiliza ubuzima cyangwa se ubuzima bushyashya yari yarihaye cyangwa yarishyizemo. Bwa mbere byatangiye ari akantu gatoya, umugabo yahuye nawe ubwo yari yagiye mu kirori cy'umushuti we. Uyu mugabo yamuzaniye telefone ihenze cyane, ariko iyi telefone nubwo yayimuhaye nawe yamusabaga exchange, yamusabaga ingurane. Nuko uyu mukobwa yarabyemeye, arangije yiha uno mugabo yegukana iyo telefone. Ariko nyuma y'ibyo impano zagiye ziza zitandukanye, nuko ibyo yatekerezaga yuko ari ibintu bisanzwe byagiye noneho bikura bihindukamo ibindi bintu kandi bikomeye. Angela atangiye guhura n'abagabo bashaje
bafite amafaranga, ndetse bamwe na bamwe abashuti be nibo babaga bamwintroducinze bakamuhuza nabo. Aba bagabo bamwemere ko bazajya bamusponsoringa, bakamuha amafaranga, bakamuha buri kimwe cyose yifuza. Ahangaha nawe yagombaga kubitaho ndetse akabakora buri kimwe cyose bashaka. Bwa mbere ibintu byabaye nkaho bitagenze neza, kubera yuko ubwo yahoraga yicaye yumvaga mu mutwe we ijwi rya mama we, akumva mama arimo aramubwira ati uzibuke aho waturutse kandi ntuzigere wibagirwa abakuzamuye. Ariko ubwo Angela yumvaga iryo jwi buri gihe yasaga nkaho aryirengagiza mu mutwe we. Nuko uyu mwana w'umukobwa yatangiye guhinduka ndetse atangira kugira amafaranga. Noneho ntabwo yari agifite bwa bwoba kuko bashobora kumutahura ko aturuka mu muryango ukennye. Ahangaha noneho byari byoroshye kuba yabasha kugura imyenda yifuza ihenze, ndetse ibikapu, ndetse na telefone yifuza, ndetse yahindutse umukobwa buri umwe wese yifuza kumenya. Ariko uyu mukobwa mwimbere muri we yari afite agahinda, yari afite ikimwaro muri we agendana. Ikindi cya kabiri, uyu mukobwa yari arimo yijyana mu kuzimu. Uyu mwana w'umukobwa yafashe agahinda ndetse n'akababaro yari afite, abirenzaho make-up ndetse arenzaho ikanzu nziza y'igiciro, agerageza kujya aseka kugira ngo akomeze ajijisha abantu, yereke abantu ko ameze neza nta kibazo. Muri we yatangiye kwiyumvisha ko iki ngiki ari igiciro cyo kugira ngo agere kuri success. Nuko umunsi umwe ubwo Angela yari yicaye muri ya apartment asigabamo nziza, agiye kumva yumva telefone ye irasonye. Ahangaha yari message ivuye kuri umwe mu basponsors be babasaza. Uyu mugabo bamwitaga Chief Aid. Arangije aramubwira ati wibuke muri weekend dufitanye gahunda. Arangije afata telefone ye ayishyira ku ruhande, ariko muri we yumva atangiye kugira ubwoba, atangira gutekereza mama we. Uyu mwana w'umukobwa yaramaze igihe kinini atavugana na mama we, ndetse yari afite ubwoba bw'ibibazo mama ashobora kumubaza. Nuko tugarutse ahangaha mu cyaro, mama Angela ahangaha yakomeje kugurisha bya byo kurya ku muhanda, ndetse kuva Angela yava aho ngaho akajya muri university ubuzima bwakomeje kuba bubi. Ariko uyu mubyeyi yizeraga muri we ko umwana wazamuzanira ahazaza heza. Muri we yakomeje kwibwira ati Angela byanze bikunze ari gukora neza kandi ari gukora cyane mu mujyi. Ndabizi neza ko mu minsi mike azagraduatinga, azahindura ubuzima bwanjye, azahindura amateka yanjye. Ariko ku rundi ruhande abaturanyi bari bafite ibindi bitekerezo, batangiye kuvuga bati uriya mukobwa dusigaye tumubona yifotoza amafoto dusigaye tubona kuri za social media, ndetse n'ukuntu dusigaye tumubona ari kumwe n'abakire, ari mu birori bitandukanye byuzuyemo abakire. Biriya bintu ntabwo ari shyashya. Nuko icyumweru kimwe ari nimugoroba, ubwo mama Angela yarahagaze ku muhanda ari kugurisha, nuko abagore bageze kuri 4 baramwegereye. Aba bagore bamwegereye bavuga n'ijwi riri hejuru cyane, ndetse basa nkaho bari kumuseka. Nuko barangije baramubwira bati mama Angela, uyu ni umwe muri bo. Numvise ngo umukobwa wawe asigaye abaho nk'umwamikazi, ndetse asigaye yambara imikufi y'amazahabu. Nuko undi mugore aho ngaho araseka ndetse azunguza umutwe. Arangije aravuga ati ariko nyuma y'ibyo byose uri ahangaha urimo uragurisha ibigori ku muhanda, izuba ari gukubita. Ese ni ukubera iki umukobwa atakohereza amafaranga ngo wubake inzu nini ndetse ufungure business yawe nziza? Nuko mama Angela ahangaha yahise aseka, ariko ubona nkaho ari kubifosinga. Arangije arababwira ati Angela arimo ariga cyane. Ahangaha yabivuze mu ijwi rituje, ariko agira ngo arebe nimba yakwikiza aba bagore bari batangiye kumushotora. Arababwira ati umwana wanjye azamfasha namara kugraduatinga. Ariko aba bagore ntago bigize banyurwa. Barangije baramubwira bati agraduatinga. Abarangije baramubwira ati mama Angela, turakwifuriza kureba ibyo tubona kuri social media apostinga. Aba bagore baramusetse, barangije bivira aho ngaho barigendera. Nuko muri iryo joro ubwo yararyamye mu kumba gatoya ku kamatera gatoya gaciriritse, mama Angela ntago yabashije kubona ibitotsi ngo asinzire. Yatangiye gutekereza umwana w'umukobwa we yareze, atekereza uburyo umwana w'umukobwa we yamusezeranyije yuko azabakura mu bukene. Muri we atangira kwibaza ati ese nirihe kosa nakoze? Muri ako kanya uyu mubyeyi yatangiye gutamarira. Nuko arangije afata telefone ahamagara wa mukobwa we Angela. Nuko telefone ya mukobwa yarasonye, irakomeza irasona.
ariko Angela ntabwo yigeze amufata. Ntabwo bwari ubwa mbere ahamagara umukobwa we ntamwitabe. Nuko muri ako kanya yahise afata telefone ayishyira uruhande rwe, arangije atangira kwivugisha muri we ati, Angela, icyo waba uri gukora cyose nizere yuko urinzwe kandi uratekanye, nizere ko unyibuka. Nuko hashize akanya gatoya mu mujyi, Angela yaje gufata telefone ye atangira kureba abamuhamagaye, yirengagiza ya apere ya mama we. Ahubwo ahangaha yari yitaye ku mafoto yari yafashe ijoro ryatambutse aho yari ari mu kirori n'abandi bagenzi be. Angela rero ahangaha yaje kwisanga yarageze mu isi y'umwijima, igitekerezo cyo guhindura ubuzima bwe, agashaka kwigira uwo atari we, agashaka kwigereranya n'abana b'abakire baba mu miryango ikize, byatumye yisanga mu isi y'umwijima. Ahangaha noneho ibiciro byatangiye kugenda noneho bigira intera. Uyu mwana w'umukobwa yatangiye kugira irari noneho rirenze urugero. Ibyo yari afite ntabwo byari bimuhagije kuri we, ahubwo yashakaga gukomeza agahura n'abakire batandukanye, agakora amafaranga menshi cyane. Abagabo yagiye ahura nabo batangiye noneho kujya bamusaba ibintu atigeze atekereza yuko yazanakora mu buzima bwe. Uyu mukobwa yaje gutungurwa nuko wa mugabo w'umusponso we witwa Chief Aid yaje kumusaba ikintu cyamuteye ubwoba, ikintu atari yigeze yibaza ko mu buzima yazakora. Uyu musaza yaramuhamagaye amusanga mu rugo iwe, arangije aramubwira, turabizi mfite umushuti wanjye arashaka kukwishyurira buri kimwe cyose gihenze. Nuko uyu musaza arangije aramubwira ati, ariko ntago ari bo, ahubwo bagufitiye test. Angela ahangaha yahise yikanga, yumvise ibintu amubwiye atabyumva neza. Nuko arangije aramubaza ati, test? Aramubaza ati, ese ushatse kuvuga iki? Test ni iki? Ushatse kuvuga iki? Nuko arangije aramubwira ati, Angela, bo bakwishyurira kuryamana n'imbwa, noneho bo bakakureba birabashimisha cyane. Bo icyo bakora bakwishyura amafaranga ushaka. Nuko muri ako kanya uyu mukobwa yahise yumva mu gifu hamuriye, ariko ubwo uyu musaza yaramubwiye amafaranga aba bantu bari kwishyura, uyu mukobwa yahise atungurwa. Yari amafaranga menshi, yari amafaranga atari yigeze na rimwe akorera. Bwa mbere Angela yabanje kugira ubwoba, aramuhakanira, ariko uyu mukobwa akomeje gutekereza uburyo ari amafaranga ari menshi. Nuko ubwo yinjiraga kuri social media atangira kubona abakobwa bagenzi be uburyo bari kugura ibintu bihenze, uburyo bari kugura amamodoka ahenze. Muri we atangira kubona yuko asigaye inyuma, bashobora kuzamucaho. Uyu mukobwa atangira kwiyumvisha muri we ati, nzabikora rimwe gusa sinzongera kubisubira. Nuko ubwa mbere uno mwana w'umukobwa yaryamanye n'imbwa. Aya mafaranga yashoboraga kuba yakemura buri kimwe cyose yifuza, ariko ku rundi ruhande aya mafaranga yarafunguye umuryango uno mukobwa bitazamworohera gufunga. Nuko nyuma y'icyo gihe rero abandi bagabo b'abakire batangiye kumva ko uyu mwana w'umukobwa afite inzara yo kugira ibintu ndetse no kugira amafaranga. Nuko babakire batangiye noneho kumuhamagara. Tugarutse mu cyaro, mama we yari akomeje aho ngaho acuruza bya byo kurya ku muhanda. Yaragerageje kwirengagiza ibyo umukobwa ari gukora mu mujyi. Uyu mubyeyi yatangiye kwibaza muri we nimba umukobwa we Angela akiri wa mwana we wahoze abana nawe muri rugo. Nuko umugoroba umwe ubwo uyu mubyeyi yari yicaye mu kazu ke gaciriritse k'ibiti, yatangiye gusenga mu ijwi riri hejuru cyane, ndetse atangira kurira amarira menshi cyane. Arangije atangira kuvuga ati, Nyagasani, umukobwa wanjye uwo yaba ari we wese, ndakwinginze ngo umurinde, ndakwinginze ngo uzangarure umukobwa wanjye mu maboko. Uyu mubyeyi yari yahoze atekereza umunsi w'amavuko w'umukobwa we. Uyu mubyeyi yirengagije uko bahamagara umukobwa we ntamwitabe, uko yaramusuzuguriye ku ishuri, ndetse n'agahinda yamuteye. Yari agifite icyizere yuko umukobwa wamukunda. Ahangaha rero yafashe udufaranga duke yari yabonye ubwo yarimo agurisha bya byo kurya, arangije agurira impano umukobwa we. Nuko mu gitondo kimwe ku munsi uyu mukobwa yagiragaho anniversaire, uyu mubyeyi yafashe umuhanda yerekeza mu mujyi. Ahangaha yari yitwaje ya mpano yari yateguriye umukobwa we. Ahangaha yagiye atekereza uburyo umwana we namubona ndetse namara kumuha impano yamuteguriye uburyo ari bwishime. Uyu mubyeyi ubwo yageraga kuri apartment y'umukobwa we, yaratunguwe kubona amamodoka ahenze,
aparitse aho ngaho. Nuko arangije abaza umusekirite wari uri aho ngaho ati ni gute nagera kuri Angela. Nuko umusekirite yaramweretse amwereka inzira, arangije aragenda akomanga ku rugi. Muri ako kanya Angela yahise afungura urugi. Uyu mukobwa agifungura umuryango yahise amubaza ati mama urakora iki aha ngaha? Umubyeyi arangije amubwira ati naje kwishimana nawe ku munsi wawe w'amavuko. Aha ngaha uyu mubyeyi yabivuze afashe yagifitiye mu ntoki ndetse ari kumusekera. Aramubwira ati mukobwa wanjye nakuzaniye ikintu kidasanzwe. Muri ako kanya Angela yahise atangira kurakara. Aha ngaha ntabwo yashoboraga gutuma mama yinjiramo hano kubera ko abashuti be bari batangiye kumukeka ndetse bavuga ibyerekeranye n'umugore bigize kubona yaje kumureba. Arangije kwa kwizamura kwe atangira kubwira nabi mama we. Aramubwira ati mama ntabwo iki ngiki ari cyo gihe, ntabwo wakagombye kugaragara hano gutya. Mama we yahise atungurwa aha ngaha. Aramubwira ati Angela njyewe ndi mama wawe, njyewe nashakaga kuba ndi hano ku munsi wawe udasanzwe. Nuko Angela arangije arasohoka afungira urugi inyuma ye kugira ngo mama we hatagira umuntu umubona. Nuko arangira amubwira ati mama uzi uburyo ibi bintu ukoze ndi kubona biri kunsuzuguza, nawe irebe nta nubwo ushobora no kwambara neza, ese niki inshuti zanjye ziri butekereze nizikubona? Muri ako kanya mama we yatangiye kurira. Nuko arangira aramwitegereza n'amarira menshi mu maso. Aramubwira ati Angela ndi mama wawe wakubyaye, ndakunezererwa aho waba uri hose. Arangije afata ya gift mama we yari yamuhaye arayimusubiza ayishyira mu ntoki ze. Aramubwira ati ntabwo nkeneye ibyawe, nta nubwo nzi impamvu waje aha ngaha. Aramubwira ati Angela ntabwo wakugombye kumvugisha muri ubwo buryo, njyewe ndi mama wawe. Nuko uyu mukobwa n'agasuzuguro kenshi aramubwira ati nta kintu uri cyo usibye kunyibutsa hashize nakoreye nkavunika kugira ngo mbashe kuyibagirwa. Arangije aramubwira ati wowe subira mu cyaro aho ugomba kuba uri. Nuko mama we ahangaha yishwe n'agahinda yabuze uko yifata. Arangije asubira inyuma. Ahangaha uyu mubyeyi yari yishwe n'agahinda. Ahangaha uyu mubyeyi nta rindi jambo yongeyeho, yahise ava aho ngaho yisubirira mu rugo. Nuko ubwo yarageze iwe mu rugo, ubwo bari bicaye ahangaha hanze imbere y'aka kazu kabo. Nuko umugabo arangije aramwitegereza aramubwira ati narakuburiye, ibyo ngibyo yamubwiye azunguza umutwe. Naramubwiye ngo ntuzongere gusubira kureba uriya mukobwa wawe. Aramubwira ati uriya mukobwa ntabwo akiri Angela twebwe twibyariye. Nuko umubyeyi arangije aramubwira ati ariko uriya ni umukobwa wanjye, ese ni ukubera iki ashobora kumfata kuriya nyuma ya buri kimwe cyose twamukoreye? Nuko uwo mugabo arangije aramufata aramwegereza aramubwira ati wakoze ibishoboka ndetse wakoze ibyo wagombaga gukora, ariko Angela yahisemo igice cye. Ntago wakagombye gukomeza kwibabaza ku muntu wibagiwe aho yaturutse. Nuko hashize iminsi mikeya papa Angela yatangiye kurwara, atangiye kumererwa nabi. Uyu mubyeyi yatangiye gukorora cyane ndetse atangiye kugira umuriro mwinshi. Udufaranga dukeya bari bafite batangiye kudukoresha kugira ngo byibuze bagure imiti. Ariko noneho uyu mubyeyi yakomeje kuremba cyane. Uyu mubyeyi mama Angela yitegereje umugabo we yamaranye nawe ubuzima burebure, nta kintu na kimwe ahangaha bari bagisigaranye. Icyizere bari bagifitiye wa mukobwa wabo bari barohereze ku ishuri. Nuko uyu mubyeyi yirengagije akababaro yari afite mu mutima we. Uyu mubyeyi yaje gufata umwanzuro udasanzwe asubira mu mujyi. Adagerageje buri kimwe cyose ngo arebe nimba yamufasha, byatumye afata umwanzuro wo gusubirayo akajya kureba umukobwa we. Nuko ubwo yageraga ahangaha rero kuri university, ahangaha uyu mubyeyi umutima we wari uri gutera cyane. Uyu mubyeyi yari yirengagijwe n'umukobwa we bwa mbere, ariko ubuzima bw'umugabo we ahangaha bwari buri mu kaga ndetse n'andi mahitamo yari afite. Nuko ubwo Angela yafunguraga urugi, ahangaha uyu mukobwa yari afite uburakari ndetse ubona ko adashaka guha karibu mama we. Arangije aramubaza ati mugore w'umukene noneho urashaka icyangaha? Nuko mama we yagerageje kwifata azunguza umutwe, arangize yishakamo imbaraga agerageza kuvuga. Nuko arangiza amubwira ati Angela papa wawe ararwaye, ameze nabi cyane, nta mafaranga dufite ngo tumujyane kwa muganga, ndakwinginze nkeneye ubufasha bwawe, nta kintu na kimwe dushobora kugeraho tutagufite. Arangije n'agasuzuguro kenshi aramubwira ati narakubwiye
njye ntabwo ndi hano kugira ngo mfashe, nta mwanya n'umwe mfite kuri ibyo ngibyo. Va ngaha usubire mu cyaro urebe uburyo wabikemura, ibyo ni ibibazo byawe ntabwo bindeba. Nuko wa mubyeyi arangije aramubwira ati Angela, uriya ni papa wawe. Nuko Angela arangije aramubwira ati ibyo ntabwo mbyitayeho. Arangije aramubwira ati buri kimwe cyose mfite naragikoreye kandi cyaramvunnye, ntabwo wagombye kuza gutya witwaje ngo uri mama wanjye ngo wumve ko ngenda gukemura ibibazo byawe, nta kintu na kimwe nkugomba. Uyu mubyeyi yamuhagaze imbere abura ikintu yamusubiza. Yari agerageje kuba yafasha umugabo we, ariko umukobwa we yari amuhakaniye ko nta bufasha amuhaye. Nuko uyu mukobwa arangije aramubwira ati ntuzongere kugaruka aha ngaha, ntuzigere wongera gutekereza kugaruka hano, va aha ngaha usubire mu cyaro. Uyu mubyeyi yatangiye kurira, arangije arakata asubira mu cyaro. Nuko ubwo yari ageze mu cyaro, ageze mu rugo iwe, umugabo yakomeje kuremba cyane. Uyu mubyeyi arongera atekereza byibuze kuba yatangira kugenda asabiriza aho ngaho mu baturanyi, agenda abaza ati nimba hari ikintu mwamufite mwadufasha, umugabo wanjye ararwaye cyane ashaka kumujyana kwa muganga. Ariko abaturanyi batangira kumuviraho indi imwe, batangira kumwirengagiza nabo, baramubwira bati umukobwa wawe ni umukire, umukobwa wawe yirirwa ari mu birori ndetse twumvise ko afite n'amamodoka ahenze, ni ukubera icyo atagufasha. Uyu mubyeyi umukobwa we yari yamutereranye yibyariye, none n'abaturanyi nabo bari bamutereranye, baramubwiye bati subira mu mujyi ujye kureba umukobwa wawe agufashe, turabizi neza ko nta kintu abuze. Nuko hashize iminsi mikeya, papa wa Angela yaje kwitaba Imana arapfa. Uyu mubyeyi yitegereje umubiri umuri imbere, agahinda karamwica. Muri ako kanya Angela yaje gutunguka aho ngaho ndetse n'abashuti be ndetse n'amamodoka ahenze, bazanye isanduku ihenze cyane y'igiciro. Uyu mukobwa wari wirengagije kwita kuri papa we igihe yari amukeneye, igihe yari akiri muzima, noneho yaraje kumushyingura, yaraje kumuhamba ndetse aza ngo ashe kumuhamba mu isanduku ihenze. Aha ngaha abaturanyi byarababaje cyane, ndetse bamwe na bamwe batangira kuvuga hagati yabo bati ni gute uyu mukobwa yaje gufasha umubyeyi we igihe yari amukeneye, igihe yari ari muzima, none aha ngaha akaba aje kumuhamba. Aba bakobwa muri iki gihe cyo gushyingura batangiye guturitsa amashampanye ndetse batangira no gukora ikirori. Byari bimeze nk'aho bari mu kirori, ntago byari bimeze nk'aho bari gushyingura. Aha ngaha abaturanyi bamwe na bamwe byarababaje cyane, bababazwa n'ukuntu uyu mukobwa yitwaye imbere y'umuryango we. Nuko nyuma y'ibyo ngibyo ubuzima bwa Angela mu mujyi bwakomeje kuzamuka, akomeza gukira ndetse akomeza kugira amafaranga menshi. Ubwo papa we yari amaze gupfa ndetse mama we ari mu cyaro ari kubaho nabi, ibyo byose yarabyirengagije, ahubwo arangije ahobera ubukire ndetse yakomeje kugenda aryamana n'abasaza bafite amafaranga ndetse bazwi. Aba ngaba rero bakomeje kumundagazaho amafaranga ndetse bamundagazaho impano zitandukanye kandi zihenze. Wa mubyeyi mama wa Angela yakomeje kuba muri ka kazu k'ibiti kadafite uko kameze. Uyu mubyeyi nyuma yo kubura umugabo we yasigaye wenyine kubera ko n'abaturanyi be bari baramucitseho. Uyu mubyeyi yari afite icyizere ko byibuze umukobwa we umunsi umwe azamugarukira. Nuko hashize iminsi mike uyu mubyeyi yatangiye kumva amakuru, hari undi musaza wa Angela wari waragiye hanze agiye gushakisha ubuzima. Uyu muhungu yari yaravuye aho ngaho ajya kure cyane, ariko yagiye kumva yumva amakuru avuga yuko uyu muhungu yitabye Imana. Abantu batangiye kuvuga amagambo menshi, bavuga ko uwo muhungu yaguye mu nyanja, ariko mama Angela ntabwo yigize abyemera ibyo bintu. Ntabwo bari babashije kubona umubiri w'uwo muhungu ndetse nta n'ikimenyetso cyagaragaraga yuko koko yapfuye, byari amagambo gusa. Ntabwo uyu mubyeyi yemeraga yuko umuhungu we yapfuye. Buri munsi yarasengaga akinginga Imana akayibwira ati Nyagasani, ndizera neza ko umuhungu wanjye akiriho. Uyu mubyeyi yatangiye kujya asenga cyane, noneho atangira kujya yivugisha ati muhungu wanjye, aho waba uri hose ndabizi neza kuri muzima, ndabizi ko uzangarukira, nzagutegereza mpaka. Uyu mubyeyi rero aha ngaha yari asigaye mu gahinda, umugabo we yaramaze gupfa, umukobwa we yari yamwihakanye, umuhungu we bari bamubwira ko yapfuye. Yaje kwisanga nta kintu asigaranye.
usibye memories ndetse n'amasengesho, uyu mubyeyi ntabwo yabashaga no kwitunga kubera ko udufaranga yacuruzaga muri bya byo kurya yacuruzaga ntago twabashaga kumutunga. Ahangaha yarabizi neza yuko adashobora gusavayivinga adafite umuntu umufasha. N'ubwoba bwinshi ndetse ari gutitira intoki, yafashe telefone arongera ahamagara umukobwa we. Ahangaha yarizeye ko byibuze umukobwa hari ikintu ari bumumarire, yumvaga ko byibuze nk'umubyeyi wamubyaye hari ikintu ari bubashe kumuha. Ariko ubwo Angela yafataga telefone, ijwi rye ryari rityaye. Arangije aramubwira ati mugore urashaka iki? Nuko mu ijwi ry'agahinda umubyeyi arangije aramubwira ati mwana wanjye merewe nabi, nta kintu mfite, inzara igiye kunyica, wanyoheje udufaranga nkaba nifashisha. Nuko muri ako kanya umukobwa we yahise aceceka, amara akanya acecetse. Nuko uyu mukobwa yamusubizaga amagambo ye yaracyaye nk'icyuma. Arangije aramubaza ati none uri kumuhamagara kubera amafaranga? Noneho uje kunyinginga? Arangije aramubaza ati uratekereza yuko mfite amafaranga yo guha umuntu nkawe? Nuko arangije aramubwira ati wakagombye kuba umupfumu kubera ko nicyo uri cyo, wishe musaza wanjye, none wishe na papa wanjye, waduteye umwaka twese mu muryango. Arangije aramubwira ati njyewe narangizanyije nawe. Aya magambo uyu mukobwa yarabwiye mama we yaramubabaje cyane, yumvise nk'amukubise urushyirwa mu maso. Ntago uyu mubyeyi yiyumvishaga ibyo ari kumva, arimo aramushinja kuba ari umupfumu. Mu gahinda kenshi arangije aramubwira ati Angela ntabwo nigeze nica musaza wawe ndetse nta nubwo nigeze nica papa wawe. Arangije aramubwira ati Angela ndi mama wawe ubyibuke, njyewe icyo nashaka ni ukugira ngo ndebe nimba nabaho, niwe muryango ufite wonyine. Nuko Angela n'uburakari bwinshi aramubwira ati ntuzongere kumpamagara. Angela nta rindi jambo yongeyeho yahise akupa mama we. Mama we ahangaha yasigaranye agahinda kenshi cyane. Uyu mubyeyi amagambo umwana we yaramubwiye yakomeje kumurya mu mutima, aramushengura. Uyu mubyeyi yarapfukamye atangira kwinginga Imana, atangira gusengera umuhungu we ndetse asengera n'umukobwa we, byibuze kugira ngo ahinduke, yibuke ko ari umubyeyi we wamubyaye. Abantu yari yaritayeho, abantu yari yaratanze buri kimwe cyose kugira ngo abashe kubakorera ubuzima, bose bari bamutereranye. Nuko mu gihe gitoya wa mukobwa Angela yatangiye kurwara, atangira kumererwa nabi.